Tubashimiye kuba muri kumva iki kiganiro. Nkuko tubizi gukunda bibaho ko umuntu agira amarangamutima undi muntu runaka, gusa ikibabaje iyo ayo marangamutima twayagize duhita twinjira mu buzima rimwe na rimwe natwe tutazi uko tubugeramo, aribwo bw'inzozi rimwe na rimwe zitajya zipfa kuba impamo, inzozi zo kuzakundwa cyangwa se gukundwa n'abo twakunze. Twese tuzi ukuntu izo nzozi tuba twifuza kuzazibona ziba impamo iyo twagize ayo marangamutima. Iyo wabona ari nayo mpamvu iyo twagize ayo marangamutima dukora iyo bwabaga, tugakora uko dushoboye kugira ngo tuzigire impamo koko. Turavuga za nzozi. Gusa igisa n'ikibazo nanone, amananiza n'ibituzitira ku kugera ku ntego yacu kubo twakunze ntabwo bijya bibura, biba bisa nkaho bidutegereje. Reka tuvuge kuri imwe muri izo nzitizi cyangwa se muri ayo mananiza ari ubwiza bw'umuntu. Nibyo ibyo wumvise nibyo, ntabwo wibeshye. Hari abantu bakunda abandi bantu runaka bagaheranwa n'icyo twakwita gahinda cyo gukunda umuntu runaka we utagukunda, nyamara atari uko akuri kure, ahubwo ari uko umutinyira ubwiza bwe rimwe na rimwe wemeza ko butajyana nawe cyangwa se butatuma gukunda, kuko nyine uba ubona kurenze mutari ku rwego rumwe. Njye nitwa Samuel Mugisha, ariko si ubwiza bw'umuntu koko bwakaba inzitizi ku muntu wamukunze? Sinzi uko ubitekereza, gusa hari abahanga mu buzima n'imitekerereze bemeza ko ubwiza bw'umuntu butakabaye inzitizi ku muntu wamukunze, ahubwo bwakabaye nka moteri imusunikira gukunda uwo muntu cyane, ndetse bikamutera kumva agomba kumwegukana kuko nyine aba ari mwiza. Wowe urabyumva ute? Simbizi, gusa nanone nubwo abo bahanga babyemera gutyo, hari ikibazo kimwe kigaruka. Kamere yacu twifitemo yo kwigereranya n'abandi ntabwo yatwemerera na gato kujya gutinyuka abo tubona ari beza ku rwego tubona ruri hejuru ngo tubabwire icyo tubatekerezaho. Umva icyo abahanga mu buzima n'imitekerereze batanze nk'igisubizo kuri iki kibazo. Aba bahanga bemeza ko nibura hari inzira 7 umuntu aba ashobora kunyura iyo aramutse afite iki kibazo, ubundi agahita agitera ishoti burundu. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi. Ni ikiganiro uyu munsi tugiye kuvuga kuri izo nzira 7 abahanga bemeza ko umuntu yakwifashisha akigukana umuntu akunda igihe cyose ahura n'inzitizi zo kuba uwo muntu akunda amutinyira ubwiza bwe. Ikaze. Nongeye kubasuhuza nanone, ndetse ntari nibagirwa, reka mbanze nshimira abantu bakoze subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda, kuko bibafasha kubona ibiganiro byacu byose biboroheye cyane. Mwarakoze cyane. Hari abantu babona ubwiza bw'umuntu bakumva kumubonaho icyo bamushakaho, by'umwihariko iyo ari urukundo, bakumva bisaba ingufu z'umurengera, ahanini ku basoreho zibanzirizwa ku ikubitiro n'amafaranga. Uko niko abenshi bibeshya, nyamara hari uburyo wakwigaruramo uwo wakunze unabona afite ubwiza buhambaye kuri wowe utiriwe wivuna. Hita umanuka hasi y'iyi video ureba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe hakande, ntukazajya uracikwa n'ibiganiro nk'ibi. Hanyuma noneho dore inzira 7 wakoresha ukigarura umuntu wakunze, nyamara ukaba ubona afite ubwiza bw'umurengera bukuzitira rimwe na rimwe no kumutinyuka. Inzira ya mbere ni ukuba umusirimu. Buri uko uzakora cyangwa se ukaritwara nk'umuntu udasobanutse, ntabwo bizatuma ugera ku ndoto zawe zo kwegukana umuntu wakunze ubona afite ubwiza buhambaye. Iturufu kuri iyi ngingo ni ukuba umuntu wiyubashye, unakora ibintu byishimirwa n'abantu, gusa utabikoze kubera uwo wakunze gusa, ahubwo no ku bantu bose bakubona. Kuba umuntu wiyubashye ni rwo rufunguzo ruzatuma uwo ukunda akugirira icyizere. Dore inzira ya 2, gira ibitekerezo bifite ireme. Niba warakunze umuntu runaka, wenda by'umwihariko reka tuvuge ko ari umukobwa, gusa nawe ukaba ubona ari mwiza, hamwe ubona ari mwiza koko, icyambere ugomba kumenya ni uko uwo mukobwa aba abizi ndetse aniyumva ko ari mwiza, ku buryo usanga n'abahungu akenshi na kenshi bamubwira ibintu bimwe biba byisubiramo. Ubwo rero umwihariko wawe uba ukenewe. Ibi bivuze ko kumusohokana ndetse no kumubwira ko ari mwiza kenshi atari byo bizagufasha kumwegukana cyangwa se kumwigarurira nk'uko benshi babitekereza. Icyiza aha ni uko mbere yo kumusohokana cyangwa se yuko umubwira ko ari mwiza, icyiza nuko wabanza ukamenya byinshi kuri we, kuko hari igihe ibyo akunda ntaho biba bihuriye n'ubwiza bwe. Ibi bizagufasha kumenya uko umushimisha ugendeye ku byo akunda. Umva inzira ya 3, buri gihe uko ushoboye gerageza kuba aho ari. Aha reka mumfashe tubyumve neza. Ibi mvuze ntabwo bisobanuye ngo ujye umugenda inyuma buri gihe cyangwa se ngo use nk'uri kumucunga
ahubwo bivuze kumufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi ukaba uhari ku buryo mu gihe yaba agukeneye akubona byoroshye. Inzira ya kane mu nzira zagufasha kwegukana umukobwa ufite ubwiza buhambaye ni ukugira uburyo bwiza bwo gushimisha umuntu. Abagore cyangwa se igitsina gore muri rusange ni abantu bakunda abagabo cyangwa se abandi bantu batuma baseka cyangwa se batuma bishima. Iyo wabona ari nayo mpamvu abahungu cyangwa se abasore basetsa ubusanzwe batuma abakobwa bava ku izima mu buryo bworoshye cyane. Kuba uri umuhungu mwiza ufite uburyo bwiza bwo gushimisha umuntu byagufasha kwigarurira umukobwa wari usanzwe utinya kubera ubwiza bwe mu buryo bworoshye. Gusa ikibazo cyacu ni kimwe. Ikibazo ni uko hari abantu duteye mu buryo butatwemerera na gato kwitwara muri ubwo buryo tumaze kuvuga hejuru. Uyu munsi namwe murabizi ko hari abahungu cyangwa se abasore bakunda gusetsa bagenzi babo ariko b'abahungu gusa, nyamara bagera ku bakobwa bagakonja hamwe ku rugero umuntu atabasha kwihanganira. Nimvuga gukonja wumve kujunjama cyangwa se kujenjeka. Kumenyera gusetsa abantu bose by'umwihariko n'abakobwa utabibagiwe bituma abakobwa bava ku izima byoroshye. Umva indi nzira, ntukizeze umukobwa na rimwe ibyo udafitiye ubushobozi. Kuri iyi ngingo ho turabizi neza ko no ku bantu bose turetse n'abakobwa gusa, kwizeza umuntu ibyo utazakora ntabwo bigaragara neza. Ni ibintu bidutesha ubwangamugayo ndetse n'izindi ndangagaciro muri rusange. Ibyo turabizi cyane. No ku bakobwa rero cyangwa se ku gitsina gore muri rusange bakunda ndetse bagakunda cyane ku rwego umuntu yakwishimira umuntu uvugisha ukuri. Ibi kandi kubigeraho ntabwo byashoboka mu gihe wizeza umuntu ibyo utazakora. Byaba byiza rero ubaye umunyakuri ndetse ukanirinda gutanga isezerano utazakora kubera impamvu iyo ari yo yose. Ibi byagufasha cyane. Ujya wigirira icyizere. Kwigirira icyizere niyo nzira ya gatandatu yagufasha kwegukana umukobwa utinyira ubwiza bwe gusa wakunze. Kwigirira icyizere biri mu byagufasha ndetse bikagufasha cyane kongera amahirwe yo kubona cyangwa se kwegukana umukobwa ukurenzeho. Reka tubanze tubyumve neza. Buri mugore cyangwa se buri mukobwa mwiza abazi ko isura ye y'uburanga buhambaye cyane ikanga ndetse igahabura abagabo cyangwa se abasore. Bityo rero iyo umutinyutse akwitondaho ndetse akagutindaho cyane, iyo abonye nta bwoba wagize bw'uko ari mwiza kandi we nyamara abona mutari ku rwego rumwe, birumvikana ko icyizere kucyishakamo gihagije ari ingirakamaro. Gusa uretse gato, kukubwira ngo wigirire icyizere ntibivuze ko ugomba kuba nk'umusazi ngo ugire akavuyo, kuko ako kanya ushobora guhita utakaza cyangwa se wicira amahirwe yo kwegukana uwo ukunda wari usanzwe yarakunaniye kumugeraho kubera ubwiza bwe. Hari abantu bigirira icyizere bagakabya koko, ibyo si byiza na gato. Kuri iyi ngingo ni iby'ingenzi cyane kutigirira icyizere kirenze igikenewe. Reka tuvuge ku nzira ya nyuma ariyo yo gushaka ikintu kimunezeza. Ndavuga uwo ukunda wari usanzwe utinyira ubwiza bwe. Ni iby'ingenzi cyane kumenya ikintu gishimisha umukobwa ukunda, ndetse ibi bigufasha guhita umwigarurira byoroshye, nyamara wari usanzwe umutinya cyangwa se unabona atari ku rwego rumwe nawe. Ushobora kuba utari unasanzwe unabifiteho igitekerezo, gusa ibintu by'ingenzi umukobwa yishimira iyo ubimuhayeho bigufasha kwihuza nawe byoroshye, ibintu bikaba ubuki. Hita umanuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe uhakande, ntabwo uzajya uracikwa n'ibiganiro byacu. Njye nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.